urabizi mayiji vakunjije gufata nkashi buri kimwe ryuheza nzikuzana barenga urabizi mayiji vakunjije gufata nkashi buri kimwe ryoheza nzikuzana barenga. Abanyarwanda dufite imyumvire itari myiza aho umwana atangira music yiga muri segonderi ariko ababyeyi bakamubwira ati ibi bintu urimo bizatuma ubu umuswati banza usoze ishuri uzabone kujya muri bino bintu, ukabona nkaho ababyeyi babitambamira. Ababyeyi bawe baragushyigikiye muri iyi career ya music? Ababyeyi banjye sinavuga ko batanshyigikiye, nanone sinavuga ko banshyigikiye. Mfite boss mukuru bamwita Muyenzi, ni umuntu nemera bya danje, shout out kuri Muyenzi. Hari n'abamwita Joshua hano. Joshua. Njye nyine akazina Muyenzi niko muzo cyane. Ni boss, boss buriya. Ni umuntu wa danje. Yego. Reka twizere ko bumeze neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Muyenzi TV show, amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubimenyereye tubazanira abatumirwa batandukanye. Uwo tubazaniye kuri uno munsi no umuhanzi wabiciye biracika, afite indirimbo nyinshi ndetse n'icyatumye tumutumira kuri uno munsi ni indirimbo nshyashya yamaze kugeza kuri YouTube channel ye. Iyo ndirimbo yitwa Heza, araza kwitubwiraho, niyo turi buze kuganiraho. Ariko mbere yuko mwakira ndabarangira yuko ushaka amafoto meza na video nziza mu birori bitandukanye ni Muyenzi Studio turabigufashamo, ndetse ufite n'impano yo kuririmba dufite Muyenzi Music, turarecordinga audio, dukora ama video meza, ndetse n'iyo ndirimbo nitwe twayikoze. Mujye kuri YouTube ye araza kutubwira tuyirebe. Arago ndamwakira gutya gusa nabamwakiye nk'umusivile, ahubwo reka nze muhakanya atwibwire bya gihanze, dukubite freestyle kugira ngo mukanye tuze guhita tuganira. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nginana yanjye nta mikino nunze Carnivore, ibyana byino byinshi nibizini kariso, ibyo duhuma n'urusaku rw'inaha i Kigali, ndavuga korodoro ho hibereye abasani. Eyo nitwa Kureste official kuri YouTube channel yanjye, ukareba ibihangano byanjye. Yego. Naje uyu munsi kubamurikira indirimbo bita Heza. Yego. Nayikoreye muri studio ya Muyenzi TV, kandi nkaba ari ikinejeje ngiye kuyidropingira hano kuri Muyenzi TV channel. Yego, niyo mpamvu tukwakiriye. Mbere na mbere abantu bakubonye bwa mbere, yenda bakunzi bacu batari bakuzi, Kureste ni muntu ki mu by'umwihariko muri music? Kureste ubanza utubwire iryo zina rishatse kuvuga iki, hanyuma utubwire background yawe, muzika wayitangiye ryari kugeza amagingaya aho udusoreye indirimbo nziza yitwa Heza. Banza utwibwireho, udusubize inyuma, tubanze tumenye ngo Kureste ni muntu ki, ariko uzirikana ko nakubajije ngo iryo zina uritubwiye mu busobanuro bwaryo byari byiza kurushaho. Kabisa Kureste ubundi nje nyiga muri segonderi nko mu wa kane segonderi, nize ku kigo bita Apayeri hari i Kabuga. Yego. Nari mfite inshuti zanjye nyine twakundaga kuganira, tugaciringa nyine, ndi umuntu ukunda kuganira cyane, nisanzura kuri buri wese. Bikarangira bavuze bati wowe uri Kureste ni umuntu uri hambo nyine, ni umuntu uhuza utuje. Yego. Hanyuma nibyo gihe watangiriye music cyangwa winjiye muri music wumvise iryo zina n'ubundi urarikomerezaho? Noneho hita tubwira winjiye muri muzika ryari? Muri muzika ubundi ninjiyemo nka 2015. Nibwo wasohoye indirimbo ya mbere? Nibwo nasohoye indirimbo ya mbere. Niba uyibuka iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo numva yarasohotse, bahitaga Fire West. Niko indirimbo yitwa Fire West by Kureste. Ibintu byari sawa. Waba wibuka lyrics zawe ngo turirimbireho gake twumve ba bantu twiganye hari hakurya Kabuga bumve banamugana basubize muri bya bihe? Umvasha imirongo mba naranditse ni byinshi, mfite ibiririmbo byinshi cyane kabisa. Iyi nganzo ikomora kuri nde Kureste? Ababyeyi harimo abakoze muzika cyangwa n'impano gusa? Wisanze gute muri ibi bintu bya music?
njyewe ubundi music ntabwo navuga ngo mbikomora kuri nde kuko nta muntu nigeze numva uririmba muri famiye cyangwa ngo anabinkundishe. njye ni ibintu byaje nk'impano, ni ibintu nihuriye nabyo mu nzira nyine ngenda bimitamo nanjye ndabyemera kubana nabyo, nubwo nyine hari struggle ziba zimwe na zimwe ziza, ntabwo nyine wabura ibintu bikwitambika buriya mu buzima. Coolest by'umwihariko ku banyarwanda dufite imyumvire itari myiza, aho umwana atangira music yiga muri segonderi ariko ababyeyi bakamubwira ati ibi bintu urimo bizatuma uba umuswa, banza usoze ishuri uzabone kujya muri bino bintu, ukabona nk'aho ababyeyi babitambamira. Ababyeyi bawe baragushyigikiye muri iyi kariya ya music? Ababyeyi banjye sinavuga ko batanshyigikiye, nanone sinavuga ko banshyigikiye, gusa njyewe ndizera yuko ibintu bizagenda neza, ngakomeza kubitanga nanjye ubushobozi buke mfite, ngakora ibyo ngombwa, ahubwo n'abafana nabo bakantega amatwi cyangwa bagatega amatwi muri rusange, kuko underground ni ibintu biteye ubwoba, ibigoranye cyane. Ndumva support nkeneye niyo ko abanyarwanda banyumva, kuko ababyeyi banjye bamfasha batamfasha, ni ibintu byanjye ngomba kwitaho, ni projet zanjye. Yego. Nk'uko twamaze kubikomozaho, YouTube ye mushobora kujyayo, yitwa Coolest Official, urasangaho video zigera kuri 19, bivuze ko arakora cyane. By'umwihariko uretse ino ndirimbo yamaze gusohora iri hanze, hari indi yaherukaga gushyiraho yitwa Sineguza. Iyi ndirimbo ndabonamo umukobwa mwiza cyane, siwe ndibandaho kuko n'ubundi kugira ngo video ibe nziza igomba kuba irimo umukobwa mwiza cyane, ko nawe uri umusore mwiza. Ahubwo ko abahanzi bavuga ngo we wasohoye indirimbo ngo ni umwanya mwiza wo kurya ibyana, ariyo terime dukunze gukoresha. Uyu mukobwa uramutubwiraho iki Coolest, cy'umwihariko abakobwa ukoresha muri video zawe ubahitamo ugendeye kuki? Abakobwa nkoresha muri video zanjye ntago mbahitamo mfite ibyo ngendeyeho, ariko mbanza kureba physically ko agaragara neza, yego, kandi anafite isuku. Ndayibona. Ariko urabona iyo video yo ni challenge yabaye, ni inshuti zanjye zafashe ama video ya challenge make, muri yo ndayabona nyakoresha muri audio. Yego. Nawe twari turi kumwe ariko abari inshuti gutyo biraho tu. Yego. Watubwira iki ku ndirimbo wise Icyuzi? Icyuzi ni izina ryaje gute? Ni igihe hari hamamaye ngo y'icyuzi, wayitubwiraho? Ari nako uko ngena nzivuga bajye kuri YouTube bazirebe, nkuko nabivuze ni Coolest Official. Icyuzi yitubwireho. Iriya ndirimbo y'icyuzi ukuntu nayigendeyeho, ni igitekerezo nanjye cyanjemo gutyo, kubera hari terime yari imaze iminsi numva bavuga ngo abantu ngo amafaranga barayakobokeye, nyoberwa nyine ahantu iyo terime yavuye. Noneho nza kumva indirimbo ngo uyu muntu waririmbye ngo indirimbo y'icyuzi, ariko numva ntabwo yabikubise. Yego, wumva ntabwo yakubwira nk'uko iyo terime imeze, ntabwo biringaniye. Hari ukuntu wumva indirimbo ukumva na terime ukuntu yayitinze ukumva nta hantu bihuriye. Ndavuga ni nanjye kanze mbatemo icyuzi, ahubwo banyarukira kuri Coolest Official bakareba ukuntu imeze. Ni indirimbo nziza cyane. Urumva ko ari indirimbo nziza cyane. Ndabona waragiye ukorana n'ama featuring n'abandi bahanzi, bigaragara ko icyo mbonye cyo nuri umuhanzi mutoya. Ahubwo nkundira tujye kuri ino ndirimbo wamaze gushyira hanze. Ni indirimbo nziza yitwa Heza. Bari utubwiraho ikintu cya mbere cyo nabonye ni video nziza yakorewe ahantu heza, ubureba umujyi wa Kigali. Twahahereza credit umukameraman cyangwa se director wayo, yitwa By Mind. Banarebye neza By Mind director bato ariko bakora ibintu binini, bari kuzamuka. Yego. Tubwire kuri iriya ndirimbo, uhere muri production yayo ya audio na video mpaka igeze hanze tubona iryoshye kuriya. Ubundi iriya ndirimbo abantu babyisha inyuma ni benshi cyane, nubwo nyine iyi Muyenzi TV mfite boss mukuru bamwita Muyenzi, ni umuntu nemera bya danje. Shout out kuri Muyenzi. Hari n'abamwita Joshua. Joshua. Njye nyine akazina Muyenzi niko muzo cyane. Ni boss, boss buriya ni umuntu wa danje. Yego. Yaratubwiye ati tugomba gukora rebo
nkagufasha uko nshoboye yego ariko bitari ntago biri mu masezerano ariko muyenzi wumve ngo ni uwa mbere wihishe inyuma y'iki gikorwa cy'indirimbo hakagaruka n'umuproducer bita Zino nawe ndamwemera byatari ni umuproducer nawe umeze neza cyane kandi ndabizi ko nawe hari ahantu azagera hakazaho na director by mind ni abantu bayikoze urumva twayikoze turi timu y'abantu 3-4 urumva ni ikintu natwe cyadutwaye imbaraga nubwo tukiri underground nyine ariko ni umuzigo pe imbaraga zanyu zapfuye ubusa rero bana nkomeje gushimira buri bantu bari no kuyisupportinga bakomeze bayisupportinge bayumve ni indirimbo ivuga nyine ku buzima ko nta muntu ugomba kukwigiraho kamara nk'ubu nshobora kukubwira ni njyewe ibyo bintu uri gukora ntabwo uzabishobora kandi wowe mu mutima wawe uzi ko ibyo bintu bizakunda rero bari abantu nibo mbambwira nk'abantu baguca intege baveho bihorere kuko ni wewe uzabarenga nicyo kibazo bafite abantu bakunda umuntu uri hasi cyane nicyo nashatse kuvuga kabisa dusobanura kuri ino ndirimbo cyangwa ku rugendo rwawe nk'uko twari tubibajije twumvise ko ari indirimbo yakuvunnye ariko wari ukomoje ku kantu ka rebo abahanzi benshi bavunika mu kwishyura indirimbo zabo nyine ugasanga indirimbo irangiye ihagaze amafaranga menshi cyane uretse kuba yenda wavuga ko ufite umuterankunga twavuga nka boss w'ino studio uvuga ati nagufasha ariko byanga byakunda afasha uyifashije ni ibintu biba bimeze gute mu gihe waba utakuriye hano washatse gukora indirimbo ahandi hantu ubona byoroshye icyo kibazo mbajije ni cyiza cyane ariko njye mbona byoroshye kuko muyenzi ukuntu we dukorana we ni umuntu wa support umuziki ufite we nawe afite intumbero nk'uko natwe umuziki tuwukora ubizi ari ukuwukunda gusa kuko ubu tuvugana ubonye indirimbo zirenga muri 19 kandi izo zose nta n'imwe yari yanyinjiriza n'igiceri cy'icumi kandi indirimbo niyo wayibarira ibihumbi 10 yaba yaratwaye ibirenga 150 ibirenga urumva ni amafaranga menshi urumva bari urukundo njye mbikorana urukundo kuko haba hari ikindimo nyine kiri kumpushinga na muyenzi mubona mw'ubwo buryo nk'umuntu ushobora kuba akunda ibintu nawe atazi abibonamo iterambere ariko nawe utamubwira ngo nyereka uri zava akaba abibonamo iterambere nanjye rero mbibonamo iterambere nubwo mba napfa kubona aho rizaturuka hanyuma se ubona muri uno muziki promotion kugira ngo umuntu amenyekane by'umwihariko muri ino industry ubona byoroshye nicyo wasaba nyine abantu ashobora kureba indirimbo statiye nta kintu kiriho ariko akaba atayishyiraho abo bantu bo ubu wavugaho iki cyangwa se wabasaba iki abo bantu ngiye rero mbafata nk'abantu bari serebya hatari kuko uwo muntu uba utayishizeho hari ikintu ndakeka batanyuzwe nayo kuko ikintu cyiza burangiye nizera ko ikintu cyiza nta muntu wagihagarika akeza karigura rero ntabwo nababureminga kuko buriya yumvishe nimugikore ku marangamutima arabyiyora ariko hari indirimbo wumva n'amahoro akabura ukayumva ukumva urigoro uyisabwa iyo ndirimbo rero niba itaragerwaho ishobora no kuzagerwaho njye nicyo nkora nizeye mpora nizeye ko ngomba gukora ibintu byiza bikagera kure n'ibijyanye na social media promotion zayo byaroroshye ubu mfite Facebook mfite Instagram TikTok za Spotify za YouTube za Audiomack Boomplay urumva haje imbuga nyine ugashiraho na nyine ndi kukubwira muri rusange mu banzi rusange bose urafata indirimbo yawe ukayi-uploading ukayishyira ahantu bakayireba yaba ari nziza kakigura igahita irenga imipaka njye nibyo nizera yego ubu tuvugana ndi kureba umushyikirano inama y'umushyikirano iri kuba ndi kubona Bruce Melody nawe arimo atanga ibitekerezo iyo abahanzi noneho bagize igihe babafata bakagira ibitekerezo batanga mu nama nk'iyi ngiyi byo ntekereza ko ari itafari rinini byanga byakunda buri ari butuvugire muri music ni ikintu cyiza ahubwo nashakaga kukubaza tukiri hariya kuri ziriya mbuga nkoranyambaga wari uvuze twagira ngo wongere wibutse abakunzi bawe izawe noneho bashobora kugusangaho kugira ngo dukomeze bagusanga he uretse kuri YouTube wavuze ko ari Coolest Official izindi mbuga ukorana nazo cyangwa se ukoresha nizihe kugira ngo abafana bawe biborohere
ubu hasigaye Facebook nabwo ni Coolest Official, kuri Instagram ni Coolest Official na TikTok ni Coolest Official. Ugakurikirana ari ibyo ngibyo. Twitege ibintu bya danje turaza kubikomozaho. Ahubwo mbere yuko tugera kuri ibyo bibazo yenda tugana no ku musozo ku kiganiro gito, kuko promotion nino ndirimbo ashaka kutubwira no gushimira abayigizemo kuboko kandi byumvikanye. Burya ng'imfura idashima irashiha. Turagushimiye ko wafashe uwo mwanya. Ahubwo nibazaga nk'umunyamuziki, hari abandi bahanze ujye ukurikira mu Rwanda ukavuga ati umuntu ibintu ari gukora ndabona ari byo natera ikirenge muke? Barahari abo bahanzi kabisa, ntabwo habura umuhanzi ufatiraho icyitegererezo. Coolest akunda uhe muhanzi mu Rwanda niba atari ibanga? Mu Rwanda njyewe umuhanzi nkunda umuhanzi bita Komfi. Ni umuhanga. Ni umuhanga, abatuje. Nubwo nyine ububona nyine ibyiwe mba mbona nanjye bisa nk'ibyanjye, kuko nanjye mba mbona ngerageza, ariko nkayoberwa ikintu kibitera kuba bitaranagera kure. Bizahagera. Komfi ni umuhanga, aritonda, akora ibintu nyine akora ibintu biri kuri gahunda. Njye nicyo navuga. Yes, nicyo ngicyo wavuga. Ko tujya tugira playlist, hari indirimbo haraye muri no minsi uvuga ati indirimbo ni iri kubinkorera mu ndirimbo zeruka gusohoka z'inyarwanda? Ni indirimbo bita Pom Pom, kuko yasohotse yakoreshejwe amafaranga menshi. Iriya ndirimbo irateguye nyine, ifite production nziza, video nziza, amagambo meza, urumva nyine irimo ibishoro. Icyo bisobanuye bura niyo mpamvu tutayikunda. Pom Pom se sinumvishe babibasobanurira. Sinabonye ikiganiro bisobanura Theogene niba ari iki n'iki, ariko yavugaga mu bindi bihugu byo hanze, umenya nabi byo mu Rwanda. Numvishe bijyanye nk'ibyarabu sembe. Nibyo ngibyo. Coolest, tukwitege hiki mu myaka iza? Intumbero zawe ni izihe, uretse kuba tumaze kubona ibikorwa wakoze? Ejo hazaza hawe ni ahahe muri music? Njyewe ejo hanjye hazaza nta handi, ni ugutekereza kubikora neza kurenza uko ndi kubikora ubu. Kandi nkaba uyu mwaka wa 2026 ngomba kuwusohokamo nanjye meze neza cyane nk'abandi bana, kuko nanjye navukiye 9. Mura mbyibutse Imana nahera beza. Coolest, umuntu agukeneye nko kuguha akazi, yakunze ibihangano byawe, yagiye kuri YouTube agakunda ibihangano byawe, akavuga ati uyu musani namuha performance kuza kuririmba mu bikorwa byanjye ari nk'ibyo akora, kukubona yakubona te cyangwa se ubundi ujye ubyitabira? Ndabyitabira cyane, kuko hari nabo tujya dukorana, barahari benshi cyane tujya dukorana kabisa. Ni ibintu nkora. Ubwo icyo twavuga, bajye kuri YouTube bakugane, ntabwo bazakubura nibashaka kuguha akazi, kandi urashoboye icyo nabonye cyo. Tugana ku musozo, sinzi nimba hari kiri ku mutima wumva wavuga tutakomojeho ariko kijyanye n'ino ndirimbo nshyashya, icyo wasaba abantu, nimba na challenge zemewe gutangira, nyine gira ikintu tubwira tugana ku musozo wumva tutagezeho. Njyewe ikintu numva nta kintu tutaganiriye, byose wabimvugiye, wabimbajije uko nagombaga kubivuga. Icyo mbasabye ni ugupushinga iriya ndirimbo yanjye, bayisunika igera kabisa, kandi bayumve, batege, ifite message nziza, bayitega amatwi kabisa. Yego, nicyo ngicyo numva nanjye nabasaba, uretse ko twakomeje kubabwira ko YouTube channel yawe yitwa Coolest Official. Abari kureba kino kiganiro baze kureba comment ya mbere, turaza kuyipiningamo, ubundi bahite bakando, barete bagira ku bindi bihangano byawe byinshi kandi byiza. Mbere yuko bajudginga umuntu abanze barebe ashoboye iki, kandi watubwiye ko muri studio ufitemo izindi project nyinshi, kuko wavuze ko no mwaka ari wawe. Reka twitegure ko tutazongera kumara amezi 2 dutegereje indirimbo, noneho byibuze uzajya uduha indirimbo buri kwezi. Niko bimeze kabisa. Kandi nkuko twari twabivuze ko waje gupromotinga indirimbo yawe, twagira ngo ubanze uririmbireho abantu badukurikiye iyo ndirimbo, babanze bumve mu ijwi ryawe ritanyuze mu byuma, tubanze twumve. Reka tuguhe umwanya duhe freestyle kuri Heza. Murakoze cyane. Indirimbo yitwa Heza, iravuga ngo urabizi my G, vakunjije gufata nkashi, buri kimwe ryuheza nzikuza n'abarenga,
urabizi my G vakunjije gufata nkashi buri kimwe ryoheza nzikoza n'abarenga se nago nayibarangiriza reka mbatera amatsiko nako ngako gake kuri YouTube bayishakeho kandi ni indirimbo nziza ngira ngo babyumvise ko ari indirimbo nziza nyine biraza gutuma bahita bajya kuyireba ahubwo yenda umuntu yakubaza nk'utundi tubazo n'ubundi bisanzwe yenda nitugume muri music gusa tukajya no mu buzima busanzwe. Ikibazo cy'amatsiko aho wize abo mwiganye iyo bakubonye uri umuhanzi bo bakubwira ngo iki? Ndavuga urungano rwawe, barakubwira ngo courage cyangwa barakubwira ati comment bagwabo nizihe mubo mwiganye? Abo twiganye dukunda guhura ni bakeya cyane kuko urabona muri ubu buzima none byabaye birebire, ibibazo byazanye amabuno, urumva buri wese abari kumarahiga kubonana ni gake cyane, ariko iyo babonye ibihangano byanjye barambwira bati courage urabishoboye, kuko nyine nibyo nkubwira ngo akeza karigura. Ntago yakumva ikintu cyawe ari cyiza ngo akubwire ko ari kibi kandi nawe cyamwiyemeje. Rero nabo baranshyigikira cyane, n'inshuti zanjye nta muntu ngewe ujya umbwira ko ibintu nkora ari bibi. Yego nawe kabisa. Kandi kabazo k'amatsiko nyine muri utwo tubazo turimo, iyo ugiye muri studio ukarikodinga indirimbo ubuzi ko ari nziza cyane ni nako biba bimeze, ndetse hari indirimbo ikuvuna yasohoka umusaruro n'ubone, hari indirimbo ukora utabyitayeho wabyoroheje yasohoka ikagutungura. Nihe ndirimbo we yagutunguye wari uzi ko irarebwa cyane nirebwe, cyangwa wari uzi ko itari burebwe ikarebwa cyane muri zira ndirimbo zose umaze gukora? Njyewe nta ndirimbo njya nkora buriya ngo mvuge ngo iyi ndirimbo ngo izarebwa cyangwa ntabwo izarebwa. Muri njyewe nizera ko yuko niyo naba mfite views 100 cyangwa se nkani, abo bantu baba baneza amatwi nanjye mba ngomba kubakorera ibindi bintu. Kandi nanjye nkunda ibihangano byanjye cyane, nkunda kubyumva iyo byarangiye, ariko iyo majije kubirikodinga bikiri studio mba numva ari bibi bitaryoshye kabisa. Ariko iyo zarangiye, iyo nicaye ndi kuyumva nanjye birandyohera nkumva nshaka gusohora indi. Ntago njye mbikorera abantu ngo ntago mbikora nka business, mbanza kubikora mbere na mbere, nimbanze nihaza ibyifuzo byanjye n'ibyumviro n'abandi bantu kabisa, mbone kubatega amatwi. Nibambwira ati bivemo ntabyo ushoboye nzahita mbivamo ningera ku mwanya wo kubaha amatwi yanjye nabo. Ntabwo ibyo ngibyo bazabikubwira, ahubwo bazakubwira ngo komeza nicyo niteze. Ahubwo mu bindi bibazo by'amatsiko wenda tugana no ku musozo, kuko twaganira nyine muri muzika ariko twari turi kwibaza nyine twa tubazo tw'amatsiko umuntu ajya yibaza, ugahura nyine n'umuhanzi ugahita uvuga ati uriya muhanzi anywa amazi, anywa inzoga, icyo kunywa cyakoreye zitakunda ni igiki? Njyewe icyo kunywa nkunda njye ninywera ji ya sana, kariya kaji ko mu ka sana. Azaduha amafaranga ko tukamamaje akaze nta kibazo. Reka tupfe kuga promotion muyenzi se ko yamenyereye kurema ibiremo, reka nabo tubareme. Ako simbizi ko nabyumva azabyemera wenda mu kureba product. Yego. Okay, ubwo nyine kuba nyine bakora akantu ukunda nyine uri umuhanzi, ukabona kavuga mu kiganiro, ahubwo baze ubamamarize. Dore se nabi ukunda kari akantu uri umuhanzi bakabaye bahita baza bakavuga ati iyo video yindi izakurikira tuzayikora turi kwinywera. Byaba birenze nabyo da, nabyo byaba birenze. Rumva twakurekura tukagushimira ku mwanya wawe waduhaye. Asante sana kabisa.